Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turashima Imana kuri iki cyumweru tariki 13 kwezi kwa 9 2020, tukaba tuyifurije amahoro y'Imana, tukaba tuyifurije kugubwa neza muri byose kubw'ubuntu bwa Kristo. Turizera ko rero mwese Imana ikomeza kubarinda no kubitwarika muri byose, kandi ko Imana ikomeza kuba mu ruhande rwanyu. Biratubwira ngo asangwe Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde. Rero turizera ko Imana iri mu ruhande rwawe. Rero turashaka gusangira ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo ry'Imana turi busangire uyu munsi iravuga ngo ubuzima bwawe ni umushinga mugari. Ubuzima bwawe ni umushinga mugari. Iryo jambo ry'Imana uyu munsi turi busangire. Rero reka tujye mu gitabo cyanditswe na igitabo cya Yosuwa, igice cya mbere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Ubwo Mose umugaragu w'Iteka yaramaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati: umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Aho muza kandagira hose ndabahaye nk'uko nabwiye Mose. Uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti, no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, no kuvuga inyanja Mediterane, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kugwagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Mbese si jye ubitegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Aya ni amagambo Imana yabwiye umugaragu wa Mose yitwa Yosuwa. Mose amaze kwitaba Imana ku musozi Nebo, Imana akaba ariyo imwihambira. Noneho Imana ifata umwuka wa Mose ushira kuri Yosuwa, kugira ngo Yosuwa abashishwe n'umwuka wera gukomeza umurimo Imana atangiranye na Mose. Noneho bageze rero ku rubibe, hari Yorodani batandukanya n'igihugu cy'isezerano Kanani. None Imana ibwira amagambo Yosuwa mbere yuko yinjira muri umuhamagaro wo kuyobora ubwoko bw'Imana Imana yavanye muri Egiputa ikoresheje Mose, kugira ngo noneho binjire bahindure igihugu cy'isezerano. Hano rero turabona yuko mu ijambo rimwe yuko Imana ishize imbere ya Yosuwa umushinga wayo, projet yayo. Uko Bibiliya y'Igifaransa iravuga ngo ni entreprise, ngo c'est là où tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ruvuga ngo ni umushinga Imana ishize imbere ya Yosuwa. Uwo mushinga yawutangiye, yawugambiriye kuva kera isitararemwa. Hanyuma igihe kigeze, Imana ikorana na Mose itangiza umushinga wo kuvana buriya bwoko mu nzu y'uburetwa muri Egiputa, ikabahindura ishanga ryera, une nation sainte. Noneho irirabaganisha mu gihugu cy'isezerano, kugira ngo noneho izageraho izasoza umushinga wayo. Nufate yuko Imana ibwiye Yosuwa yuko imushize mu mushinga wayo, kandi uwo mushinga yawuvuze hano ni kugira ngo yinjize ubwo bwoko
muri gakondo yabahaye cyangwa igihugu yasezeraniye basekuruza babo ariyo Kanani y'icyo gihe. Hanyuma rero Imana imubwira kugira ngo uwo mushinga uzagerweho, Imana imuha ibanga ndetse ishyiraho na condition. Iravuga ngo kugira ngo rero uyu mushinga uzagerweho, nuko ukwiye kumenya ko ibanga ryo kuzagera kuri iyi ntego, kugira ngo uyu mushinga ushobore gusohozwa, nuko uzahagarara mu magambo yanditswe muri kiriya gitabo nandikishije umugaragu wanjye Mose. Imana imubwira ko amagambo yayo, amategeko yayo yahaye Mose, ngo Yosuwa nayahagararamo, ngo akayatekereza ku manywa na nijoro, ndetse akayahoza mu kanwa ke, hanyuma akakora ibyo amategeko abwiriza, icyo ijambo ry'Imana rivuga, ngo nta kabuza, ngo ntawuza muhagarara imbere. Kubera iki? Kuko umuhamagaro wa Yosuwa hano ni umuhamagaro w'intambara, kubera ko kugira ngo yinjize buriya bwoko hari amahanga akwiye kurwana nayo, amahanga abanyakanani, kugira ngo abashe kugeza buriya bwoko muri icyo gihugu gituwe n'ayo mahanga y'intakebwa asenga ibigwamana. Urumva rero ko umuhamagaro wa Yosuwa ni umushinga unyura mu ntambara zitandukanye kandi zikomeye. Imana imubwira rero ngo nta n'umwe azaguhagarara imbere, nuhagarara mu ijambo ryanjye ugakora icyo rivuga, ukaritekerezaho ijoro n'amanywa kugira ngo ukore icyo rivuga, ukarihamiriza n'akanwa kawe, ngo nta kabuza ntawe uzaguhagarara imbere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ngo niho uzahirwa, ngo niho uzahirwa. Niko Imana yavuze hariya, ngo niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Hano rero ni umushinga w'Imana. Imana ishaka gukorana na Yosuwa wo kuzageza Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. None turashaka turebe umushinga mu zindi ndimi. Mu Gifaransa babyita projet cyangwa project mu Cyongereza. Iryo rero projet igizwe n'amagambo y'ingenzi abiri tushaka kureba. Hariho icyo bita prefix pro, yaba mu Kilatini yaba mu Kigiriki. Pro ni ukuvuga ngo ni ikintu kiri imbere, forward, toward, before. Uvuga ngo pro ifite ibisobanuro, uvuga ngo ni ikintu kiri imbere kibanza, cyangwa hari n'indi gisobanuro tuvuze duti pro africain, uvuga ngo ni umuntu ari ku ruhande rw'Abanyafrika tuvuge. Ariko turafata igisobanuro cya mbere, pro bivuga ngo ikibanziriza. Uvuga ngo rero hariho pro, projet tuyiciyemo, hariho pro ikibanziriza, hanyuma hakaba hariho ishinga ryava mu ijambo projet, bivuga ngo projeter. Projeter ni kuvuga ngo ni ukujugunya ikintu imbere. Rero projet ni ikintu kiba kiri imbere umuntu agamije kugeraho. Niyo mpamvu projet ari mu ijambo bivuga ngo ni ikintu kiri imbere kitaragerwaho, gishizwe imbere, yaba vision, yaba igitekerezo runaka, ikintu cyose kiri imbere kikaba ari intego y'ubuzima bw'umuntu cyangwa intego y'abantu cyangwa umuntu kugira ngo bagere kuri iyo ntego. Ubwo rero projet hariho prefix, ijambo ribanza ryitwa pro. Pro rero twamaze gusobanura ibisobanuro bibiri, kuba mu ruhande rwa cyangwa ikintu kiri imbere kibanziriza ibindi. Rero umushinga ni ikintu umuntu ashize imbere, akaba ari cyo ahanze amaso kugira ngo agisohoze kigerweho. Rero nicyo cyitwa projet. Hari inshinga projete, ni ibitekerezo bishirwa imbere kugira ngo umuntu akoreshe uburyo bwose kugira ngo agere kuri icyo kintu. Rero Imana ifata ubuzima bwawe nka projet yayo. Nubwo wowe utari ikintu, ukaba wararemwe mu shusho y'Imana, ariko Imana mu byerekeye gahunda
n'ikigamije gukora, igufata nk'umushinga wayo, ariko ntabwo ari umushinga nk'indi mishinga yose tuzi. Ni umushinga mugari ufite agaciro karenze uko gasobanurwa. Kuba rero wafatwa nka projet y'Imana, ni ukuvuga ngo ntabwo uraba icyo Imana yagamije ko uba cyo. Niyo mpamvu Imana igufata nka projet yayo. Kandi projet kugira ngo igerweho, hariho kuyikorera, hariho gutanga imbaraga, hariho gutanga buri kintu cyose kugira ngo iyo projet bikurikije agaciro wayihaye izagerweho, ndetse ugahangana n'ibibazo byose, amadefi, amachallenges ashobora kukubuza kugera kuri iyo ntego wiyemeje muri iyo projet, muri uwo mushinga. Hariho n'umufilozofe kandi n'umwanditsi, écrivain philosophe w'umufaransa yitwa Jean Paul Sartre, wavutse mu 1905 agapfa mu 1980, ngo mu kinyejana cyashize. Uwo Jean Paul Sartre nawe nubwo atizeraga Imana, kuko ubwe yitaga ko ari ate, yavuze ngo l'homme est un projet, ngo umuntu ni umushinga. Muri filozofi rero bifatwa ko l'homme est quelque chose en devenir. Umuntu ntabwo araba icyo yagakwiye kuba. Ni ukuvuga ngo umuntu hari icyo ahamagariwe kuba, ariko ntabwo araba cyo. Urumva ko no mu buryo bwenge bw'isi, mu kwiga ibyerekeye ubuzima bw'abantu, existentialisme, iyo filozofi ya existentialisme, Sartre yabereye ku isonga, kuko yari la figure de proue de l'existentialisme. Aravuga ko umuntu ni umushinga, l'homme est un projet. Hanyuma kandi akavuga ngo l'homme est condamné à être libre. Ni ukuvuga ngo umuntu mu miterere ye ni umuntu afite umudendezo, ntabwo ameze nk'ibindi byose bidafite amahitamo, inyamaswa n'ibindi, amafi, inyoni, inyamaswa, ariko umuntu ngo we afite amahitamo. Wowe ushobora kwihitiramo kuba imbata y'ibi na bariya, ariko mu miterere yawe waremewe kuba uw'umudendezo, waremewe kuba umuntu afite amahitamo, amahitamo mabi, amahitamo meza, ariko byose ibyo uhitamo bikugiraho ingaruka. Rero hano rero turabona ko no mu ijambo ry'Imana, Imana iravuga ko umwana w'umuntu ni umushinga wayo. Nimba rero wamaze kumva ibisobanuro by'ijambo projet, hakavamo ishinga ryitwa projeter, ni ukuvuga ngo gushira imbere ikintu gishaka kugerwaho, none umuntu agakora mu buryo akigeraho. N'Imana ntabwo irakuvanamo icyo ishaka kukuvanamo. Icyo Imana yakugambiriyeho ntabwo Imana irakigeraho. Niyo mpamvu uracitwa projet de Dieu, uracitwa umushinga w'Imana. Ariko twabonye ko utari umushinga nk'indi mishinga yose, uri umushinga mugari cyane. Kubera iki? Kuko imishinga yose iriho yabayeho n'izabaho ni imishinga igarukira mu bihe isi kiriho, ndetse imishinga ikorerwa n'ahantu runaka. Ni ukuvuga ngo imishinga yose ifite imbago mu gihe runaka n'ahantu runaka, ariko wowe uri umushinga mugari kuko urarenze ibihe byose, urarenze n'ahantu hose. Kubera ko icyo uzaba cyo ntabwo ari ikintu kizarangirana n'ibihe, kubera ko uri uw'iteka ryose, kandi ntabwo uzagarukira kuri iyi si gusa. Nubwo iyi si izavaho, wowe uzakomeza kubaho mu yindi si, kubera yuko uri umushinga mugari w'Imana, ntabwo uzarangirana n'ibihe. Isi n'ijuru bizavaho, ibi tubona, isanzure rizavaho, cosmos, ariko wowe numara kugera kuri urwo rwego, Imana ikavuga ko umushinga wayo yawugezeho, uhamagariwe kuba umuntu arenze ibihe byose, arenze n'isanzure, kuko byose bizavaho, ariko wowe uzahora uriho. Haleluya! Nibyo Yesu yavuze ngo nk'uko ndiho namwe muzabaho. Imana ihabwa icyubahiro. Tumaze kumva rero ko umwana w'umuntu ni umushinga w'Imana, ariko umushinga wose ushobora kugerwaho cyangwa ntugerweho.
mu bisanzwe iyo wowe uba uri umushinga w'Imana gusa, nta kabuza uwo mushinga ntabwo ushobora gufayiringa, ntabwo ushobora kuburizwamo. Ariko ikibazo ni iki, uri umushinga w'Imana ariko Imana ikaba iwufatanije nawe. Aho niho hari ubwiru bukomeye cyane. Na niyo mpamvu rero uwo mushinga ushobora kugerwaho cyangwa ntugerweho, kuko uwo mushinga uhuriwemo n'abantu babiri, hari Imana hari nawe. Ngo ubugingo bwawe ni umushinga w'Imana nawe, niyo mpamvu ushobora kugerwaho cyangwa ntugerweho. Ariko iyo ari umushinga w'Imana yonyine, Imana ntineshwa ntinanirwa, icyo Imana yagambiriye ikigeraho byanga bikunda. Rero tugira dusome ikintu kimwe gikomeye Imana yavuze, ukuntu umushinga wayo, kubera ko iwufatanya n'umuntu n'abantu, hari igihe utagerwaho nubwo Imana ishobora byose. Dusome mu gitabo cya Yesaya ibice 48 ku murongo wa 17 n'umurongo wa 18. Uwiteka umucunguzi wawe, Uwera wa Isirayeli aravuga ati, ni jyewe Uwiteka Imana yawe, ikwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Iyaba wumva iby'Imana yifuje kuri Isirayeli ariko ntibyagezweho, iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Hano mu Kinyarwanda, reka dusome no mu Gifaransa naho. Mu Gifaransa avuga ngo, duhereye ku murongo wa 18, ngo oh, si tu étais attentif à mes commandements. Imana irabwira Israël, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Imana hano iravuga ku murongo wa 17 na 18 ngo Isirayeli, ngo iyo iba yaritondeye ijambo ry'Imana ririmo amategeko yayo, ngo guhirwa kwayo Isirayeli kwari kumera nk'uruzi, kumererwa neza kwayo kwari kumera nk'umuraba w'inyanja. Imana iravuga ko ibyo yari yagambiriye kuri Isirayeli kwari kuzageza Isirayeli ku mahoro atemba nk'uruzi no kuguhirwa ko mu rundi rwego. Ariko ntago byagezweho, ataruko Imana yananiwe, nukubera ko uwo mushinga wari hagati y'Imana na Isirayeli. Nawe rero ku buzima bwawe niko bimeze, umushinga w'Imana musangiye nayo, kuko Imana yarakubashye ikuremana amahitamo kugira ngo nawe ubashe kuba umukozi kubijyanye n'umushinga w'ubuzima bwawe, ariko ukaba ari umushinga ukorana n'Imana. Ariko Imana ikagaragaza yuko uwo mushinga ni ukugira ngo izakugeze ku mahoro atemba nk'uruzi, kwihirwe rirenze uko ryasobanurwa, kugira ngo uzagere ku rugezo rwa Kristo, uzamere nk'uko Kristo Imana imureba, uzagere ku bwiza Kristo afite, uzagere kwihirwe Kristo afite. Uwo ni wo mushinga w'Imana, kandi uwo mushinga w'Imana ni ubuzima bwawe. Imana yakomeje gufata Abisirayeli nk'umushinga wayo. Iyo dusomye muri Yesaya ibice 5 ku murongo wa 1 n'uwa 7, dore ko Imana ikomeza kuvuga Isirayeli, igafata Isirayeli nk'umushinga wayo witwa uruzabibu rwayo, umurima w'inzabibu. Imana iravuga muri Yesaya ibice 5 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7, ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, ararurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane.
arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe mwe abaturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize jyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Kwa byose narabikoze ibyo nari nkwiye gukora nk'umushinga ugerweho. Ko nariringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwago maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzacirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kugushamo imvura. Kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli. Imana rero umushinga wayo ari bwo bwoko bwa Isirayeli muri icyo gihe, Imana irufata nk'uruzabibu rw'umuntu, nk'urutoki rw'uruzabibu rw'umuntu akorera, kubera yuko intego ye nuko umushinga uzamubyarira inyungu arizo nzabibu. Ngo urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli, n'Abayuda ni insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Urumva hano, urabona ko icyo gitekerezo cy'Imana cyo gufata ubwoko bwayo nk'umushinga wayo, ikora byose kugira ngo uwo mushinga uzagerweho, tubibona hano muri metaphore, muri iki kigereranyo cy'uruzabibu, urutoki rw'uruzabibu, umurima w'inzabibu, Imana ikawugereranya n'ubwoko bwa Isirayeli. Nk'uko umuntu akorera uruzabibu rwe kugira ngo ruzere inzabibu, azabona inyungu, umuhati we akazawishimira abona ikivuyemo, ngo niko Imana ikorera byose ubwoko bwayo kugira ngo izabugeze kuri ya ntego yo kuzabagira abantu bafite ihirwe. Uwo ni wo mushinga Imana yari ifite kuri Isirayeli. None uyu munsi nawe Imana ikubwira ko uri umushinga wayo, ariko ukaba uri umushinga mugari, kuko ntabwo uri ikintu. Wewe uwaremwe mu ishusho y'Imana, ariko ubyerekeye ukuntu Imana igufitemo inyungu nyinshi. Imana kugira ngo ubyumve neza, ivuga imvugo ya kimuntu, ngo uri umushinga wanjye mugari. Nimba utarubizi, uri umushinga wanjye mugari. Nta muntu n'umwe akubitaho umushinga we akawandika akavuga uko azawukora hanyuma aterera iyo. Atanga imbaraga zose kugira ngo ibyo bintu bikiri mu bitekerezo yamaze gutegura, yakoze amaplan n'ibindi byose, akagora n'amastrategy n'intambwe zitandukanye bizanyuramo kugira ngo umushinga ugerwemo. Atanga umwanya, agatanga uburyo bwose kugira ngo umushinga uzagerweho, uzasohozwe, kuko abifitemo inyungu. Nimba rero uri umushinga w'Imana, wowe umenye ko Imana igufitemo inyungu nyinshi, nk'uko Imana yari ifite inyungu ku ruzabibu rwayo ariyo Isirayeli. Ariko Imana yavuze ngo iyo mugendera mu ijambo ryanjye, iyo mwumvira amategeko yanjye, ngo mwari kugira amahoro atema nk'uruzi, mwari kugira ihirwe imeze nk'umuraba w'inyanja. Ariko ntago byagezweho, ahubwo Isirayeli yinjiye mu makuba mu bihe byose by'amateka yayo. Uyu munsi rero Imana irakubwira uri umushinga wanjye, kandi umushinga mugari. Ariko uwo mushinga ntabwo ushobora kugerwaho utabifitemo uruhare, utabigizemo uruhare, kubera yuko Imana ntabwo yagukoze nka ordinateur baprograma, kuko computer ordinateur ntabwo uhitamo. Uwayikoze ni mukuru kurusha ordinateur, niwe ayishiramo za programme ordinateur ikwiye gukora no gukurikiza. Ntishobora guhimba ibyo batashizemo. Imana nawe rero ntiyagukoze nka computer, Imana yakuremye mu ishusho yayo. Uri umwuka, kuko Imana ni umwuka. Ufite amahitamo, ushobora guhitamo neza
cyangwa ugahitamo nabi. Ariko nuhitamo nabi bifite ingaruka, nuhitamo neza naho bifite ingaruka. None tugarutse kuri Yosuwa. Yosuwa intambara yarwanye kugira ngo ageze buriya bwoko bwa Israeli, Imana ifata nk'umushinga wayo kugira ngo ibarememo ishanga ryera, ubwoko bwatoranijwe kugira ngo ibahindure ubwami bw'abatambyi. Ibyo byasabaga ko Yosuwa ahagarara mu ijambo ry'Imana Imana yatanze binyuze kuri Mose, kugira ngo yumvire ibiri mu ijambo ry'Imana, arigenderemo, yubaha amategeko y'Imana, agendere mu kubaha Imana, ngo aho niho azahirwa muri uwo mushinga no mu bindi byose azagambira. Kandi Imana ishimwe, Yosuwa yagejeje ubwoko bwa Israeli mu gihugu cy'isezerano. Nubwo nyuma baje kugomera Imana, noneho amahirwe cyangwa guhirwa n'ibyiza Imana yabagambiriyeho bikabajya kure. None uyu munsi ukwiye kumenya ubuzima bwawe. Abantu bavuga ngo my life, ma vie, ubuzima bwanjye. Uribeshya. Ubuzima bwawe ntabwo ari ubwawe wenyine. Imana yakuremye kugira ngo ikugeze ku cyo yakuremeye. Kuvaho Adamu yacumuye n'abamukomokaho bose bakaba abanyabyaha, umuntu yatakaje intego Imana yari yamuremeye. Tuvukana ikintu kitaragerwaho, tuvukana ikintu kibuze, tuvuka turi proje y'Imana, tuvuka turi umushinga w'Imana, ntabwo turaba icyo Imana yaturemeye. Na niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uko tuzaba ntabwo kurahishurwa. Imana ikora ku mushinga wayo, ngo ntacyo Imana yareka gukora kugira ngo umushinga wayo uzagerweho. Umushinga wayo ni ubuzima bwawe, uzagere ku buzima Imana yaguteguriye, yakugeneye, haba mu gihe cya none no mu gihe cy'iteka ryose. Uyu munsi Imana irakubwira ngo nuhagarara mu ijambo ryanjye, ugakurikiza ibyo navuze, ugakurikira amategeko yanjye, ukumvira ijambo ryanjye, ugashyira mu bikorwa icyo ijambo ryanjye rikubwira, ukaritekerezaho ijoro n'amanywa, ukarigenderamo, ukaryubaha, ngo nta kabuza umushinga wanjye aribwo bugingo bwawe nzawusohoza, nzagera ku ntego. Kandi iyo ntego ni ineza yawe, iyo ntego ni amahoro yawe, iyo ntego ni kugira ngo ube icyaremwe gitangaje. Uyu munsi rero Imana irakubwiye ngo uko ubuzima bwawe bwaba bumeze kose uno munsi, bicitwa none, ntabwo birarengerana, ntabwo wavuga ko nta garuriro. Imana iracyagufata nk'umushinga wayo mugari, umushinga ufite agaciro karenze ifeza n'izahabu zishira, karenze ibintu byose isi itunze, kubera yuko byose bizavaho, ariko umwana w'umuntu azahoraho iteka ryose. Uyu munsi rero tangira witekereze nk'umushinga w'Imana. Ntuvuge ngo my life, ngo ma vie, ntuvuge ngo ubuzima bwanjye. Uzasome neza impamvu Imana igufata nk'umushinga wayo, na niyo mpamvu inagutegeka uko ukwiye kwitwara, inagutegeka uko ukwiye gufata umubiri wawe. Iyo usomye mu butumwa bwiza, iyo usomye mu nzandiko, iyo usomye isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya, ni henshi Imana ivuga uko umubiri umuntu akwiye kuwutwara, akwiye kuwitwararika. Imana ikavuga ngo uzangiza umubiri we Imana izamurimbura. Kubera ko Imana iguha amategeko ku bijyanye n'umubiri wawe, ni ukubera ko ntabwo wowe wavuga ngo ni wowe wiremye cyangwa ubuzima bwawe bureba wowe gusa. Uwaburemye afite icyo yabugeneye. Uyu munsi ntabwo ukwiye gutekereza nk'abantu batazi Imana. Ntabwo wowe wiremye, wowe waremwe n'Imana. Imana iravuga ngo wowe uri umushinga wanjye, umushinga w'agaciro, umushinga ufite valeur inestimable, irenze. Ngo ariko umushinga ushobora kutagerwaho biturutse kuri wowe atari kuri jyewe, kuko Imana ntabwo igineshwa. None Imana irakubwira ngo impamvu hari amategeko naguhaye ni ukugira ngo umenye ko wowe ntabwo ukwiye kwitegeka, ntabwo ukwiye kwiyobora, kubera yuko ngufiteho ijambo. Nijye nakuremye. Amahirwe yawe, guhirwa kwawe,
amahoro yawe kuzagera ku cyo nakuremeye biri hagati yanjye nawe. Ibyo nabwiye Yosuwa nibyo nkubwira. Shikama ushira amanga, ntutinye, hagarara mu ijambo ryanjye, menya ijambo ryanjye, gendera muri ryo, ubaha ijambo ryanjye, ritekerezeho ku manywa na nijoro kugira ngo urishire mu bikorwa mu buzima bwawe, ngo aho niho uzahirwa. Aho niho uzahirwa mu byo uzakora byose. Aho niho uzahirwa, kubera yuko umushinga wanjye ni ukugeza ubugingo bwawe mwihirwe, kandi ibyo ni ku neza yawe. Uyu munsi Imana irakubwira ngo ntongere kwireba ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Jyewe Rurema, Imana nakuremye, uri umushinga wanjye, kandi icyo nshaka gukora ni uko nkugeza kwihirwe rirenze uko ushobora kubitekereza. Rero uyu munsi Imana iraduhamagaye kugira ngo duhagarare nka Yosuwa, tumenye ko turi umushinga wayo, tumenye ko aho Imana ishaka kutuganisha ni heza, tumenye ko Imana umugambi wayo ni mwiza kuri twebwe. Na niyo mpamvu yabwiye Abisirayeli ngo ndazi imigambi bafitiye, si imigambi y'ibyago, ni imigambi y'ibyiza no kuzabaha ibyiringiro mu gihe kizaza. Uyu munsi rero Imana ikubwiye ko wowe ubwawe uri umushinga wayo, kandi kugira ngo uyu mushinga uzagerweho birasaba ubufatanye bw'Imana nawe. Kugira ngo umufatanye rero, Imana yakubwiye ibisabwa nuko umenya ijambo ryayo, ukarihagararamo, ukaritekereza ijoro n'amanywa, ukarishyira mu bikorwa mu buzima bwawe. Nta kabuza Imana nawe muzagera ku ntego, uwo mushinga uzasohozwa, kandi Imana izahabwa icyubahiro, nawe uzishima iteka ryose. Amen. Data, ndagushima kuri iri jambo. Kangura imitima y'abantu bawe kugira ngo bamenye icyo uvuga Mwami, bamenye ko umugambi wawe ari ineza yacu, kandi ko turi umushinga mugari. N'umushinga wawe, umushinga mwiza wo kuzatuma dusa na Yesu mu bugingo bw'iteka, ndetse no mu isi ya none tukaba mu buzima bwuhesha icyubahiro, butemba amahoro, amahoro agatemba mu nkuruzi, tukagira ihirwe, tukagubwa neza. Mwami, reka ijambo ryawe ryongere rigaruke, rihaga umwanya mu buzima bw'abakwizeye, kuko niyo kondisiyo sine qua non. Nicyo wabwiye Yosuwa kugira ngo atunganirwe, kugira ngo azagere ku ntego, kugira ngo umushinga wamushize imbere uzagerweho, kugira ngo abanzi bose ntihagire n'umwe azamuhagarara imbere, akazageza uburiya bwoko bwa Isirayeli mu isezerano. Nuko igitabo cy'amategeko yawe atakijya iburyo cyangwa ibumoso, ariko ngo akitekerezeho ijoro n'amanywa, kandi ngo ashire mu bikorwa ibyanditswe mu mategeko yawe, ngo niwe azahirwa mu byo azakora byose. Reka Mwami, ubwoko bwawe bumva ijambo ryawe, ribahamagarira kumenya ko buri muntu wese n'umushinga wawe mugari, kandi kugira ngo ugerweho nuko dukwiye guhagarara mu ijambo ryawe, tukarigenderamo, tukaryumvira. Urakoze Mwami, iri jambo ni ryawe, ntirishobora kugarukaho ridakoze icyo waritumye. Reka Mwami, iri jambo rikore umurimo wawe mu mitima y'abantu bose bazaryumva, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784261800 ndetse na 0788460055, cyangwa ukatwandikira kuri info@btelchurches.net.